Haleluya, ikaze ku itabaza ry'agakiza. Muri kumwe na Eva Twahirwa Emmy. Tubahaye ikaze mu ijambo ry'Imana, kwiga, gusobanukirwa no kumenya inzira itujyana mu bwami bw'Imana. Bidusaba kwiga, bidusaba guhozaho, kandi bidusaba kugendera mu mugambi n'ubushake bw'Imana. Dufite umutwe w'amagambo uvuga ngo kwizera gutanga imbaraga. Kwizera gutanga imbaraga n'ubuhanuzi bwihariye, n'ubuhanuzi bukomeye ku buzima bwawe. Numenye ibi, ubuzima bwawe burahinduka uyu munsi. Kadusenge. Mana, turagushimiye kuri mwiza, urakoze kubw'ijambo ryawe, urakoze kubw'imbaraga zawe, urakoze kubw'umwana wawe uteze amatwi kuvuga kwawe ukoresheje umugaragu wawe. Izina ryawe nirishyirwe hejuru, Yesu. Turakwinginze kugira ngo ijambo ryawe rihindure imitima yacu, kandi Imana bagushaka bakubone. Niko watubwiye, waravuze ngo nimushaka muzabona, mukomanga muzakingurirwa, nimusaba muzahabwa. Mana, turagushaka, reka tukubone, kandi turagukeneye. Mwami, dufite inyota y'ubwiza bwawe, turakomanga, reka dukingurirwe. Ineza yawe n'imbabazi zawe bitubeho. Amen. Amen. Ikaze mu ijambo ry'Imana. Hari ibintu umaze iminsi unyuramo, hari ibibazo, hari amakuba, hari challenge nyinshi z'ibintu urimo kunyuramo, kandi mu by'ukuri ziri ku kigero gitandukanye. Hari ibitero byinshi kandi biri ku kigero gitandukanye. Wahuye nabyo kandi uracyahura nabyo. Yego, warabisengeye cyane pe, warabisengeye cyane, kandi n'ubu uracyabikora, uracyabisengera, kandi wizeye gukomeza n'ubundi ukabikora, cyase gukomeza ugasenga. Yego, ugomba kubikora nanone, ugomba gukomeza. Kuko ijambo ry'Imana ritubwira ngo nimunshakana umwete muzambona. Ugomba gukomeza ugashakana Imana umwete. Ariko ndagira ngo ngire ibintu nkwibutsa, ndagira ngo umenye icyo Bibiliya ivuga. Ntushobora gukoresha igisubizo kimwe mu buryo bumwe urimo kurwana n'ibibazo bitandukanye. Oya, ntabwo byakunda. Ntabwo ushobora gukoresha inzira imwe urimo kurwana urugamba cyangwa se ingamba nyinshi zitandukanye ukoresha inzira imwe gusa. Umwanzi arayimenya. Niyo mpamvu ngira ngo tujye tumenya icyo Bibiliya ibivugaho. Haleluya. Ijambo ry'Imana muri Mariko ibice bya 9 n'umurongo wa 14, reka tuhasome turagera kuri 29. Munyemerere twige ijambo ry'Imana bene data. Haravuga ngo bageze aho abigishwa be bari, babona iteraniro ry'abantu ribakikije n'abanditsi bajya impaka nabo. Uwo mwanya abantu bamubonye baratangara cyane, barirukanka baramusanganira, baramuramutsa. Arababaza ati, mwabagishaga impaka z'ibiki? Umwe muri bo aramusubiza ati, mwigisha, nkuzaniye umwana wanjye utewe na dayimoni utavuga. Aho amusanze hose, iyo amufashe amutura hasi, akamubirisha ifuro, akamuhekenyesha amenyo, akamugagaza. Mbwira abigishwa bawe ngo bamwirukane, ntibabishobora. Noti, ahangaha ndagira ngo byumve neza. Abantu bari barimo bajya impaka n'abigishwa, ariko uwajyaga impaka nabo bari bazanye umugabo wari uzanye umwana we arwaye dayimoni. Ngamuhaye abigishwa be bananirwa kwirukana dayimoni wari umurimo. Ngo birabananira kumwirukana. Umva uko Yesu yavuze rero. Arabasubiza ati, yemwe bantu b'iki gihe batizera, nzageza he kubana namwe? Nzabihanganira kugeza ryari? Nimumunzanire. Baramumuzanira. Dayimoni abonye Yesu atigisa uwo mwana cyane, aragwa, arigaragura, abira ifuro. Yesu abaza se ati, yafashwe ryari? Aramusubiza ati, yafashwe akiri umwana, kenshi cyane amuta mu muriro
cyangwa mu mazi ngo amwice, ariko niba ubishobora tugirire imbabazi udutabare. Yesu aramubwira ati uvuze ngo niba mbishobora, byose bishobokera uwizeye. Iri jambo urifate ngo byose bishobokera uwizeye. Uwo mwanya se w'uwo mwana avuga cyane ati ndizeye. Vuga uti ndizeye, nkiza kutizera. Imana idufashe. Yesu abonye iryo teraniro ry'abantu rimukikije rimukikije baje kandi biruka, acyaha dayimoni ati yewe dayimoni utavuga kandi utumva, ndagutegetse muvemo, ntukamugarukemo ukundi. Arataka, aramutigisa cyane, amuvamo, asiga umuhungu asa n'upfuye. Bituma benshi bavuga bati arapfuye. Yesu amufata ukuboko, aramuhagurutsa, arahagarara. Yinjiye mu nzu, abigishwa be babonye ko biherereye baramubaza bati niki gitumye twebwe tutashoboye kumwirukana? Arabasubiza ati bene uwo ntavanwamo n'ikindi keretse gusenga no kwiyiriza ubusa. Amen. Haleluya bene data. Turabona Yesu ntabwo yari ahari, abigishwa be bari barimo bajya impaka n'abandi kugira ngo birukane umurwayi bari babazaniye nk'abantu bagendana na Yesu, ariko ngo birabananira. Ushobora gusengera umuntu urwaye umutwe agakira, ushobora gusengera umuntu urwaye mu nda agakira, ushobora gusengera promosiyo y'akazi runaka bijyanye na revo kariho bigakunda, ushobora gusengera udayimoni akava mu muntu. Yego, ibyo birashoboka cyane rwose, ariko nabo bari mu byiciro. Abadayimoni bari mu byiciro, umwanzi ari mu byiciro, ari kuri revo zitandukanye. Ntago rero buri gihe ibyo uzabikora mu buryo bumwe gusa, kuko nawe agomba kujya kuri revo runaka. Nawe niyo mpamvu ugomba kujya kuri revo iruta cyane y'uwo mwanzi. Bwana Yesu asifiwe. Ni ukuvuga ngo birukanaga abadayimoni si uko batari basanzwe basenga, barasengaga. Nta nubwo ari uko batari bafite imbaraga, bari bafite imbaraga, ariko imbaraga bari bafite, kwizera kwari kuri muri bo, n'imbaraga bagombaga gukoresha birukana uriya mudayimoni ntago yari ari kuri revo yabo. Hari ikintu urimo kudiringa nacyo, hari ikibazo udiringana, hari challenge urimo guhura nazo. Revo wasengeyeho cya gihe urwaye umutwe ugakira, kubera ko ari situation runaka, kubera ko wabuze peace of mind, wabuze ibitekerezo cyangwa se amahoro yo mu mutima, cyangwa se amahoro yo kumva utuje, ukagira stress, ugasenga Imana ikagukiza stress. Ntago ari yo rivu uzasengeraho baguteje amahembe cyangwa se karandezi wanyu uzabyutse. No, ni ukuvuga ngo ugomba kwizera ku kindi kigero. Suko intumwa zitari gukora igitangaza, ntago ari uko batari kwirukana uriya mudayimoni, ariko kwizera kwabo kwari kuri hasi cyane ku buryo kutashoboraga kwaktiva imbaraga ziri muri bo zakwirukana uriya mudayimoni. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Witegereje neza, intumwa zakoresheje ubwenge n'ubushobozi bwazo bwose no kwizera zari zifite guke cyane kumva yuko bishoboka, ariko hari level batari bakagezeho. Niyo mpamvu bitatanze umusaruro. Ese wowe iyo usenga uba wizera ku kigero kingana iki ku buryo ushobora gutegeka umusozi ukimuka? Niko ijambo ry'Imana rivuga ngo nimugira kwizera kungana n'akabuto ka sinapi muzabwira umusozi. Nta nubwo ari ukuwufata ngo musunike, si uguhingisha ibimashini, oya, ahubwo ngo muzabwira umusozi ngo wa musozi we igirayo. Kwizera kwawe kurangana iki ku buryo ushobora gutegeka umusozi waho uherereyeho, ureba hakurya ukabwira ngo wa musozi we ndashaka kubona wa shiftinze wavuye aho wagiye ahandi. To believe,
kwizera. Impamvu n'ikibazo cy'uko bari kuri level yo hasi mu kwizera, niyo mpamvu basenze, niyo mpamvu birukanyura mu dayimoni ntahunga. Ibintu babikoraga mu buryo bari basanzwe babikoramo. Menyereye gutera dawa uri mu ijuru ugiye kuryama nturote nabi, ariko mu gihe uzaba wahagurukiwe n'abanzi bakoresheje izindi mbaraga zidasanzwe zo kukwataka no kugutera, ntabwo uzakoresha imbaraga zo kuvuga dawa uri mu ijuru gusa ngo wiryamire. No, oya. Wamenyereye gusenga wenda amasengesho ari kuri y'iminsi 2, 3, 1, no kwizera nyine kujyanye nuko iyo minsi iri buze kuba ibyo bibazo wabihandorinze wabisorovinze birangiye. None ikibazo ugiye guhura nacyo kiragusaba gusenga amasengesho y'iminsi 80 cyangwa se 40 amanywa yose utarya cyangwa nijoro. Bivuga ngo kwizera kwawe kugomba kuzamuka kugeraho gusumba ikibazo urimo guhura nacyo. Kwizera kwawe kugomba kuzamuka kugeraho gusumba challenge ufite. Ngo ntago warwana n'ikikurusha imbaraga. Nimba uramenyereye mu rugamba gukoresha machine gun, ntago machine gun uzayikoresha ku muntu urimo gukoresha izindi ntwaro zisumbuyeho. Mbwa abazizi barazizi, ntago nzizi. Ntago uzakoresha intwaro ikomeye cyane ntago uzakoresha intwaro iciye bugufi cyangwa se intwaro idafatika kundi muntu urimo gukoresha nuclear. Ntago byakunda. So ntago ari uko batasengaga, si nuko batirukanaga abadayimoni mu bisanzwe, ariko ngo uriya ntago yirukanwa nk'abandi, ntago yirukanwa n'abandi si bisanzwe. Usibye ngo uriya mudayimoni we yagombaga kwirukanwa nuko wasenze kandi wiyirije. What is your challenge? Ni zihe challenge urimo guhura nazo muri minsi? Ni bihe bibazo urimo guhura nabyo? Ese urimo kurwana nabyo ku kigero kingana iki? Ese capacity ufite yo kwizera kwawe urabona iri kuri level yo guhangana n'uwo mwanzi? Level yo kwizera no gusenga no gushaka Imana mu maso hayo urabona biri kuri level yo kugesting, yo kwirukana umwanzi urimo kukurwanya? Ikigera ariho nicyo uriho mu bibazo byawe byose biragusaba imbaraga wakoresheje. Rero ntabwo uzaguma gukoresha inzira wakoresha. Kwizera kubera mu mutima no kwatuza akanwa. Haleluya. Ntabwo uzakoresha imbaraga isanzwe. Imbaraga ukoresha ukiza umutwe ntabwo ari uzakoresha umuntu yabaye ikiragi atanavuga. Oya. Ngo biragusaba kugera ku yindi level. Yes, you are deeper, ariko ukeneye kujya in deep, ndetse ukeneye no kujya in deepest mu buryo bwo kwizera. Haleluya, haleluya. Ni nabyo byatumye uriya mugabo abanenga, arabakritika, arabablaming, kuko yabonye ko nta mbaraga bafite zo kumukiriza umwana. Iyo kwizera kwawe ukurekeye kuri cya kigero kwari kuriho, warangiza ukajya kurwana n'ikikurusha imbaraga, warangiza ukajya kurwana n'ikigeragezo kiri kuri level iruti yawe, ura failing. You will fail. Nimba warirukanye umurozi umwe ku musozi, wasenze amasengesho y'iminsi 3, ntago ikipe cyangwa itsinda ry'abapfumu n'abarozi n'abarangi n'abacuraguzi mu gihe bazaba baguhagurukiye kugira ngo mu kazi bigende nabi n'ubundi buryo n'izindi challenge zose by'ibibazo isi y'umwijima iguteza, ntabwo uzakora amasengesho y'umunsi umwe. No. Wapi? Biragusaba gusoma ijambo ry'Imana, biragusaba kuryitonda no kurimedita, kandi warangiza ukazamura kwizera kwawe, ugasaba Imana ikakongera kwizera. Uriya mugabo ubwo yaramaze kuvuga ngo nimba ubishobora wankiriza umwana, Yesu yahise amubaza ngo uravuze ngo nimba mbishobora? Ngo byose bishobokera abizera. Uriya mugabo yahise akora iki? He confess. Yahise yihana, aravuga ngo data, avuga cyane niko ijambo ry'Imana itubwira, avuga ngo
ndizeye, mbabarira unkize. Akoze ibintu bingahe? Icya mbere ndizeye, icya kabiri mbabarira, icya gatatu nkiza. Yes, ukeneye kongera kwizera. Kwizera kwawe kuri ku kigero kingana iki? Impamvu rero Yesu yabanye cyangwa se yabonye ko ziriya ntumwa zidafite imbaraga zo gukiza uriya muntu, si ikindi, ntabwo ari uko batari bafite imbaraga, oya, ahubwo ntabwo bari bafite kwizera guhamye kwari gutuma izo mbaraga zikora. Imbaraga ziri muri wowe zo gukiza zirahari, ariko izo mbaraga ziba active kubera ko ufite kwizera, ziba lize kugira ngo zitangire gukora kubera ko ufite kwizera. Why? Impamvu ubitinzemo nuko kwizera kwawe kudahuye, ntabwo kuri level y'ibyo uhanganye nabyo. No, divorce mu rugo, ngo ntabwo level yo gusenga kugira ngo divorce ive mu rugo rwawe ntabwo iri kuri level y'uko wizeye. What means? Ugomba kwizera ku kigero urwanya ibirimo kukugira gute, kukunesha. Challenges, challenge ufite ntabwo zifitinga kwizera ufite, ntabwo kurimo gufitinga na challenge urimo guhura nazo. Yes, right. Ngo challenge zawe ziri hejuru cyane, zirarusha imbaraga cyane kwizera ufite. Ukeneye kwizera ngo imbaraga ziri muri wowe kugira ngo zibe active, kugira ngo zikore, kugira ngo ubashe kuvuga ngo haguruka. Umuntu ubana n'ubumuga cyangwa se ikirema gihaguruka, ni imbaraga ziri muri wowe, ariko kwizera kwawe ntabwo gushobora gutuma izo mbaraga zikora. Ukeneye kuactive izo mbaraga. Eka dusome igitabo cy'Abaroma ibice byaho 10 n'umurongo waho wa 8 turagera ku 9. Abaroma ibice 10 umurongo waho wa 9 wa 8 turagera ku 9. Amen. Aravuga ngo ahubwo kuvuga kuti ijambo rirakwegereye ndetse riri mu kanwa kawe no mu mutima wawe, niryo jambo ryo kwizera iryo tubabwiriza. Ni watuza akanwa kawe yuko Yesu ari umwami, ukizera mu mutima wawe yuko Imana yamuzuye, uzakizwa. Izo challenge zizarangira, ibibazo bizahunga, amaganya azashira, disappointment bizavaho. Kubera iki? Kuko wizeje mu mutima, umutima wawe urizeye. Numara kwizera byactive imbaraga ziri muri wowe, noneho ubashe kuvuga. Nuvuga izo mbaraga zisohoka zinyuze hehe? Mu kanwa. Paulo yigishaga ukwizera, yigishaga Abaroma ukwizera. Ibi yabivugaga mu buryo bubiri. Icyambere, akanwa, gukoresha umunwa, kwatura, kuvuga. Icya kabiri, kwizera, ukizeza umutima. Haleluya. Ndashaka kukubwira ko ufite imbaraga mu kanwa kawe kandi wijeje umutima. Ufite imbaraga z'akanwa, umunwa wawe ukreya ibintu bitari biriho. Ushobora kwizera mu mutima warangiza ukavuga, ukatura ukavuga, ibintu bikabaho. Haleluya, haleluya. Rero ufite imbaraga, vuga uti mfite imbaraga mu kanwa kanjye. Mfite imbaraga mu kanwa kanjye. Mfite imbaraga zo kuvuga ngo haguruka ugende. Izo mbaraga urazifite. Ni ukuri. Utitaye kuwuriwe, upfa kuba waratuye Yesu Kristo ko ari umwami n'umukiza kandi ugakizwa. Ufite imbaraga zo kuvuga ngo wa musozi we, live, imuka, move, genda, va hano. Ufite imbaraga zo kuvuga ngo wakirema we, haguruka ugende. Ufite imbaraga zo kuvuga ngo wowe utumva wakiragiwe, utumva kandi utavuga, vuga. Izo mbaraga ziri muri twe. Ariko ngo kwizera kwacu ntago kurimo
kwakitiva imbaraga ziri muri twebwe, ntabwo gutuma imbaraga ziri muri wowe zikora. Kuko kwizera kwawe kuri muri wowe gushobora gutuma imbaraga ziri muri wowe zikora. Izo challenge wavuga ngo wa musozi wevaho ukavaho. Haleluya, haleluya. Ufite imbaraga rero zo gukora ibidashoboka bigashoboka. Ufite imbaraga mu kanwa kawe, ufite imbaraga zihindura amahanga, ufite imbaraga zifata amahanga, ufite imbaraga zihindura isi. Ariko ikibazo ufite ni ukwizera guhamye kwawe gukeye. Kwizera kwawe ntabwo kwahagurutse imbaraga zikurimo, nicyo ubura gusa. Niyo mpamvu bitinzemo, nuko kwizera kwawe ntigushobora guhagurutsa imbaraga zikurimo. Oya, kugira ngo izo challenge ziveho, kugira ngo iyo situation ihinduke. Ngo situation irakurusha imbaraga, ariko impamvu ikurusha imbaraga ni iki? Suko udafite imbaraga, ahubwo ni ukubera yuko icyakabaye gituma izo mbaraga zinesha iyo situation kidashobora kuba kizamuka. Kwizera kwawe umunsi kwazamutse, ni ukuvuga ngo situation yawe nayo izava. Kubera iki? Kuko kwizera kwawe kuri mu mutima nukwatuza kanwa, imbaraga ziri muri wowe zizagenda zikubitira situation yigireye, zizakubita bira bibazo byigireye, zizimura umusozi ukuri imbere. Ntabwo umusozi ari kuvuga ngo ni Shyorongi cyangwa ntabwo umusozi ari kuvuga ngo naha. Oya, ahubwo umusozi ni icyo kintu kiguhagaze imbere. Ariko Yesu avuga umusozi, yavugaga umusozi hano ku isi, avuga ngo uzawugira ngo vaho. Yes, kwizera kubaye guhamye, wavuga ngo wa musozi we, ndashaka kubona Muhanga yabaye Nyagatare, ndashaka kubona Nyagatare yabaye Muhanga. That kuniko kwizera. Haleluya. Mu by'ukuri ufite imbaraga z'Imana, ariko izikorera muri wowe ziri ku kigero cyo kwizera kwawe. Imbaraga zikorera muri wowe ziri ku kigero cyo kwizera kuri muri wowe. Bisobanuye iki? Aha ngaha ndimo gusobanura ngo kwizera kwawe guhagurutsa imbaraga zishobora kuvuga ngo gusengera umuntu urwaye umutwe gusa agakira. Ntabwo ziri ku kigero cyo kuvuga ngo kwizera kwawe ntigushobora guhagurutsa imbaraga zivuga ngo abantu 200 muri urusengero aho ndimo gusengera nibakire. Ariko umunsi kwizera kwawe kwahagurukije imbaraga zishobora gukiza igihugu kizaba depend on you. Kubera iki? Kuko imbaraga iri muri wowe y'Umwami Yesu Kristo, imbaraga zura zifite, ariko kwizera kuzihagurutsa niko kubura. Ndashaka kumenya ko kubwo kwizera twarakijijwe, kubwo kwizera turaba muri Kristo Yesu, kubwo kwizera uzaba ushaka kuba we, uzakorera Imana, uzaba umuntu uhindura amahanga, uzakandagira ku butaka runaka abantu bamenye ngo runaka araje, abadayimoni bamenye ngo runaka araje, abarozi bamenye ngo runaka ngiki kirere kifite ikibazo. Kubera yuko imbaraga ziri muri wowe, kwizera kuri muri wowe kwakitiva imbaraga ziri muri wowe, bigatuma isi y'umwijima ishobora kumenya ko ahantu hari umucyo wa Kristo. Ese uranyumva? Haleluya. N'ubuhanuzi bwawe kubwo kwizera ubona uri iki muri Yesu Kristo? Ndakubaza, ubona imbaraga zawe zikuri iki muri Yesu Kristo? Ibitagushobokera njyewe muri Yesu Kristo birashoboka, kandi bitanshobokera muri Yesu Kristo hari undi bishobokera. Kubera iki? Kubera iki ibitanshobokera bishoboka muri Yesu undi bikamushobokera, ibitamushobokera muri Yesu undi bikamushobokera? Suko ikibazo imbaraga zimurimo zitandukanye n'izindimo, kuko imbaraga zose tubikora mu izina rya Yesu. Imbaraga zindimo ni za Yesu, n'imbaraga zimurimo ni za Yesu, n'imbaraga ziri muri wowe ni za Yesu. Imbaraga ziturimo ni zimwe, ahubwo imbaraga igituma izo mbaraga zikora ni ukwizera kwacu. Ni ukuvuga ngo kwizera kwanjye gushobora kuba kuri hejuru kuruta y'ukwawe.
niho uzabona umuntu ashobora kuza akirukana dayimoni kandi we wari wasenze wakutuje iminsi gayo byanze. Kubera iki? Ni ukuvuga ngo kwizera kuri muri we kwakitiva imbaraga ziri muri we akabasha gukora igitangaza. Haleluya. Niyo mpamvu situation ushobora kuyibamo ugabatraumatize, ukagira ikibazo, ukaba mu bihe bidasanzwe, ugasangura ubaye mu kagote. Kubera iki? Kubera ko imbaraga ziri muri wowe ziri hasi cyane ya situation urimo. Ariko undi muntu wayibamo ukabona ntacyo bimubwiye, it's enough, Yesu Kristo arahagije, ukabona ni ibintu biri aho ngaho bisanzwe. Dushingiye ku byo Yesu yavuze, yanavuze ngo ibintu byose birashoboka ku muntu wizera. Ahangaha muri Mariko ibice 9 umurongo wa 23 avuga ngo byose bishobokera abizera. Byose bishobokera abizera. Abizera. Are you believe? Urizera. Ikigero cyo kwizera kwawe gitandukanye n'ikigero cyo kwizera kwanjye, no kwizera kwanjye bitandukanye no kwizera kundi. Ni nako imbaraga zikorera muri twebwe zidashobora kuba kuri level. Ntibishoboka. Imbaraga zinkoreramo ntizishobora kungana n'imbaraga zigukoreramo. Kubera iki? Kuko kwizera kwanjye gutandukanye n'ukwawe, n'imbaraga nzakoresha, n'imbaraga uzakoresha zizaba zitandukanye n'izo undakoresha. Ariko imbaraga dukoresha ni iz'Imana, ahubwo uburyo bwo kuzikoresha bikoreshwa no kwizera. Haleluya. Haleluya. Kandi n'umwanzi wawe nawe akoresha ubushobozi butandukanye kubizera bijyanye n'ikigero bariho. Wowe warabizi ko kuguteza umutwe byonyine birahagije kuba yakurangije. Arabizi ko kukwereka hari akabara umuryango ukinguye birahagije kuba wasubiyeyo. Arabizi ko intege nke zawe ziri mu mupira birahagije kukwereka ko kuri stade hari umupira. Ni ukuvuga ngo kwizera kwawe ntago kumugoye, ariko arabizi neza yuko undi muntu nubwo ibiryo wabimutereka imbere, ukamutereka imbere televiziyo y'ikipe zirimo gukina na telefoni, arabizi ko biriwe bizimije ibiryo ari bisunika yari cyaka bimena. Arabizi neza yuko ibintu byose kwizera kwe ko gushaka Imana, arabizi ko nta kintu na kimwe ushobora gukora kugira ngo umudisturbing. Imbaraga umwanzi azakoresha arwanya uwo muntu ntago arizo azakoresha kurwanya. No. Arabizi ko kugutuka byonyine umuntu akubwiye nabi, kukubwira nabi gusa. Arabizi neza yuko boss we nakubwira nabi mu kazi, uri mubwira uti rero reka nkumbwire agakiza nyembaye nkashyize hasi, ndakwereka njyewe umuntu utangira uvuga amoko n'ibisekuruza. Arabizi ko bihagije ko umuntu yagutuka gusa ugahita uva mu by'agakiza ukamutuka ukamusubiza. Ariko arabizi ko hari n'umuntu bazatuka akihangana, bakamwirukana mu kazi akihangana, agasurvive gutyo, agakomeza kubaho ubwo buzima gutyo kandi ari muri Yesu Kristo. Imbaraga zo kurwanya uwo muntu ntago umwanzi azakoresha zingana n'izawe wowe wateza umutwe ukazana ibibazo muri society. No. Yego nge birashoboka kuko nizeye ko Yesu Kristo akiza, ko Yesu Kristo azura, ko Yesu Kristo asubiza, ko Yesu Kristo ari umwana, ko Yesu Kristo ari Imana, ko Yesu Kristo nkunda. Kuri nge birashoboka. Ariko wowe utizera ibyo ngibyo, wizera ngarakiza ukabivuga umunwa gusa, byarangira hazamo akantu gato k'agacalenje kagucalenye ukavuga ibintu ndabona bitazakunda, reka nkate kwa nyira runaka amfashe. Haleluya. Ijambo ry'Imana muri Yosuwa igice cya 1 n'umurongo wa 8 havuga gute? Avuga ngo ibi ngibi aya mategeko nuyagenderamo, nugendera muri aya mategeko, niwumvira aya magambo, nugendera muri ibi nibi, uzagira gute? Uzaba umunyamugisha. Umugisha ukeneye ni uwuhe rero? Ni umugisha wo kugira gute? Wo kubana n'Imana, wo kugendera mu kwera kw'Imana. Iki gitabo ni kibi imbere yawe, hariho amahame ugomba gukurikiza nk'uko Imana yabibwiye Yosuwa.
kugira ngo kwizera kwawe kube active, ko active imbaraga ziri muri wowe, hari amahame ugomba gukurikiza. Dore rero uburyo buzagufasha mu nzira y'ubwami bw'Imana. Nimba uri mu nzira ijya mu ijuru kabisa, ugomba gukurikiza izi nzira. Icyambere, komeza ijambo ry'Imana mu kanwa kawe, ujye uhora uyavuga, ujye uhora wibuka, ujye uhora uvuga kugira neza kw'Imana, ujye uhora uvuga favor y'Imana, ujye uhora uvuga opportunity y'Imana yaguhaye, ujye uhora uvuga ubwiza no kwera kw'Imana. Ibyo ijambo ry'Imana rihore mu kanwa kawe, uhora urisoma, byaba mu kanwa kawe gutyo utarisomye. Take Bible, fata Bibiliya, uhora usoma Bibiliya, uhore wiga ijambo ry'Imana, uhora ushaka mu maso h'Imana. Iryo ni ihame rya mbere rizatuma kwizera kwawe kuzamuka. Ihame rya kabiri, medita cyangwa se ufata umwanya wicara utekereze ku ijambo ry'Imana. Ese ko ijambo ry'Imana rivuga ngo nidusaba tuzahaba, niki nakora kugira ngo nsabe? Ubitekerezeho. Nidukomanga tuzakingurirwa, ni igiki nakora kugira ngo nkomange? Nidushaka tuzabona. Ese ni igiki nakora kugira ngo nshake Imana? Uritekerezeho, ujye deepest, va kuri deep, va kuri deeper, injira muri deep kandi ujye muri deepest, ushake Imana, ugendere ku ijambo ry'Imana. Reka turebe inzira iri muri wowe kandi yagufasha no kugera ku bushobozi bwo kwizera Imana, ko ikiza, kari umucunguzi. Nibura kwizera ibyo byagufasha kuba connected n'Imana, kuba connect with God, kumenya ko Imana ari umukiza wawe, ukamenya ko Imana ari umucunguzi. Ngo nta wundi wagucunguye ni Yesu, nta wundi wagukiza muri situation n'ibibazo n'ingorane n'ibindi byose bikugarije ni Yesu. Ibyo rero nubimenye, ibyo bintu nubimenye, uzabuhamya. Abantu bajya bavuga ngo ibintu byose birashoboka, ariko umva neza ibi bintu. Take note for this statement. Umva neza. Iyo umwami Yesu Kristo avuze ngo ibintu byose birashoboka cyangwa se bishobokera abizera, bivuga ko ikigero cyo kwizera kwabo bigendeye ku cyo bumva ko gishoboka, ku mpamvu ibigaragaza nuko bishobokera abizeye nyine, bigushobokera kubera ko ufite ubushobozi bwo kwizera. Byose bishobokera abizera. Yes. Uriya mugabo yari yizeye ko umwana we ashobora gukira, ariko ntabwo yari yamaramaje kuvuga ngo ndizeye neza. Niyo mpamvu Yesu yamubwiye ngo byose bishobokera abizeye. Yari yasigaranye kandi kuvuga ngo nimba bishoboka, yarakekeranyaga. Va muri nimba bishoboka rero, take note decision yuko bishoboka. Byose bishobokera abizeye. Haleluya. Ubushobozi bwawe bushobora kwiyongera cyangwa bukagabanuka. Umva, niba ukurikiye inzira ijya mu ijuru, turi hano ngo twongere kwizera kwacu, turi hano ngo twongere ubushobozi bwacu bwo kwizera. Imirimo cyangwa se ibitangaza cyangwa se uburyo ubona ibisubizo by'ibibazo byawe biri kuri level yo kwizera kwawe. Kwizera kwawe niko gutuma ibyo bibazo bitindamo cyangwa ukabivamo vuba. Haleluya. Subira muti, ndi hano nanjye kugira ngo nongere kwizera kwanjye. Njyewe Emi, ndi hano kugira ngo nongere kwizera kwanjye. Niyo mpamvu mfata umwanya wo kumva no kwiga ijambo ryawe Data. Iyo ugiye mu bintu by'Imana, iyo winjiye mu bintu by'Imana neza, nta numwe mubi cyane cyangwa mwiza cyane ushingiye ku mpano ye yo kwizera. Kwizera ni kumwe, ushingiye ku mpano ye. Impano ufite ni nziza, impano yo kuririmba ni nziza,
ariko kwizera ko ushobora kuririmba isi yose igakizwa kugira ngo wakitive izo mbaraga nicyo gitangaje. Yes, kwizera ko ushobora kwigisha igihugu cyose kigahinduka. Si uko utigisha, urigisha, ariko ni gute wigisha ntihagire n'abantu babiri bakizwa? Ni ukubera iki? Imbaraga ziri muri wowe zirimo zo kwigisha, ariko kwizera kwawe ntabwo gushobora kwakitive izo mbaraga kugira ngo zikore ku bantu bose. Ni gute ushobora kuririmba abantu bose, waririmbye indirimbo imwe ukabona abantu nta nicyo babwiye, undi akaririmba abantu bose bakarira bakaryama hasi? Kubera iki? Kwizera kuri muri we kwakitiva imbaraga z'uburirimbyi buri muri we. Uri umuhanuzi, ariko ni gute ushobora guhanura ibintu ntibisohore kandi bikaba ibinyoma? Ni ukwera ko ubuhanuzi bwawe nibyo koko uri umuhanuzi, ariko imbaraga zo kwizera kwawe ntabwo zakitiva imbaraga z'ubuhanuzi bwawe kugira ngo ibintu bisohore. Kuko umuhanuzi ntabwo ahanura ibintu gusa, avuga ikintu kitari kuba uko akibona ko kigomba kuba. Imana ubwe igakorera muri we, depend on what he said, kucyo yavuze. Haleluya. Abenshi niyo mpamvu muhora muhindagurika. Wazamutse, waguye, ejo wari uri muririmba abantu bafashwa, ejo wigishaga abantu bagafashwa, uyu mwanya byanze, ejo bundi. Niyo mpamvu ni iyi, ni ukubera ko ikigero cyawe cyo kwizera kiri hasi. None se ntiwigisha, ariko kubera iki wigisha n'undi akigisha atari ko Ben Hinn nawe arigisha? Mushobora kwigisha icyanditswe kimwe. Urugero, ushobora kwigisha icyanditswe kimwe. Uburyo Yesu Kristo yageragejwe nkabyigisha, na Ben Hinn akabyigisha, n'undi muntu akabyigisha, abantu bagafashwa. Runaka yigishije abantu bagafashwa, abantu bagakira indwara, bagahaguruka indwara. Kubera iki? Kuvuga ngo hari imbaraga ziri muri we zakitivo. Kubera iki? Kwizera ko kuri ku kindi kigero, kuri level itandukanye n'iyawe cyangwa se n'iyanjye. Rero ibi bintu nubyitaho bizagufasha gukomeza umugisha Imana igiye kuguha ubu ngubu. Niwita ku gusoma ijambo ry'Imana no kurihoza mu kanwa kawe, bizagufasha kugumana umugisha Imana igiye kuguha. Haleluya. Mwakira umugisha w'Imana. Rero niba uri hano wumva ko ufite ibibazo, wumva ko uri mu makuba, wumva ko byagucanze, wumva ko byakugoye, wumva ko ingorane n'ibigeragezo byose ari we bihuriyeho, ntabwo nshaka ko wumva wihebye. Komeza wizere kandi usenge. Zamura ikigero cyo kwizera kwawe. Umwanzi wawe arakomeje, ntabwo ahagaritse kugutera imyambi, nta nubwo ashaka gutsindwa, ariko ntabwo ari wowe ukwiye gutsindwa. Ahubwo uzamura kwizera kwawe kujye hejuru cyane ku buryo abona ko no kukurwanya bitagishoboka. Kandi arakomeye pe, ni nayo mpamvu adashaka gutsindwa, arashaka kugutsinda. Imana y'amahoro ibahereza umugisha. Umwami Yesu Kristo abagirire neza. Reka dusenge. Mwami Yesu Kristo, wewe wavuze ngo byose bishobokera bizera. Twongerere kwizera, duhereze ubushobozi bwo gusacinga mind yawe, uduhe gushaka Mana mu maso hawe, uduhe kwizera kuri ku kindi kigero. Icyo dutegetse kibe mu izina ryawe, icyo dusabye tukibone mu izina ryawe, icyo dushatse tukibone mu izina ryawe, kubera ko kwizera kwacu wakongereye. Twongerere kwizera Yesu. Turagushimiye kuri mwiza, tugushimiye imbabazi zawe, tugushimiye ubuntu bwawe, tugushimiye amaraso watumeneye, tugushimiye Mana ko waduhaye ubutware n'ubushobozi bwo kugendera mu nzira zawe. None Data, ikiturwanya, ikiduhiga, ikidushaka, mu izina rya Yesu Kristo, zamura kwizera kwacu kugira ngo tubashe gutsinda kandi duhagarare tudatsinzwe n'uburiganya bwa Satani. Uri Imana yacu, uri umucunguzi wacu, uri umukiza wacu, uri umutabazi wacu. Ni wewe wadupfiriye, dufitanye isezerano nawe, isezerano ry'amaraso. Iryo ngiryo idushyikiriza ahera hawe. Turagushimiye,
turaguhimbaje, uri umwami, uri umukiza. Imitima yacu reka yuzure inyota n'inzara byo gusoma ijambo ryawe, kandi mwami ibyo wasezeranye bisohore ku buzima bwacu. Utubabarire gukiranirwa kwacu, umwuka wera abe ku buzima bwacu n'imiryango yacu n'igihugu cyacu n'isi yose. Amen. Imana ibahereze umugisha. Wowe ukurikiye itabaza ry'agakiza, turabasaba